ntago nakunda icyo mpfa rero n'udusore tw'udukene ubu uri kumva uri gutekereza ibindi bintu uri kwimagine ibindi bintu iminsi tumaranye nakubwo imyaka tumaranye nibwo ubonye ko ndi umusore w'umukene nose kuki bakubwira ibintu usiko yango wagiye ubundi uba mushyashya wagiye wagura ubwenge base ukaba umuntu utekereza kure nose urumva ko makazi hari ikindi kintu kiri bubive uhora mwaka amavuta isabune bije nabyo bikugora kubibona uhora mu makereda afite agaciro bugiye nategetse ravuze ati nimba uwemeye gukurikira uriya mutipe cyangwa gukurikira ariko abakobwa bose ni ukubabyara n'umwe ni kubabyara n'umwe mwese aho muva mu kaje nakubwiye ngo ufite ikibazo jewe nakazi bagiye kumva none reka mwereke wirinde urufuni kumbwira ngo mutima sibyo ngambwira ubonye umusore ufite amafaranga none uyisunyirengagiza ngo ngiye ngo ndagasore kagakene aka kanyu hisumenduka se cyo mpfa n'abasore nkawe nyine urabizi turakunda ndagukunda urankunda ariko kuba nagira amahirwe nyine nkabona n'akazi urumva ari ibintu byadacu wakaba bishimishwa n'iterambere ryacu ntaga kazi nakanze ntago nanze kujya ku kazi kandi mbwiye nginde mu rugo tubiganire ko sara kubwira kujya mu rugo aho usikuri ari umucuruzi wo kwa makuru mu rugo urajya mujye kumara iki mu rugo iwewe ntanakubwiye ngo muhure kuri office ku kazi ahubwo ari gukura mu rugo murajya kumara iki uzi n'ikindi mbwira ndakumva muteze yo gumana urukundo rwawe n'ubu bufata bwawe bwamuha agaciro ubu ntabwo n'umunsi umwe wonyine wanshyigikira ukwiye mu kugufa kwawe buri gihe duhurira mu nzira karama buri gihe uzajya unyicaza ahangaha ku muhanda buri munsi ko duhuye ni ku muhanda wajya unjyana mu rugo ubundi niyo mpiri iziritse udashaka ko indirayo oya impamvu reka n'abantu bahora batubona munsi y'ibiti iki impamvu mba nawe kugenda hariya mu rugo urabona maze igihe turi mu bintu byo gusiga amarangi ibintu birajagaraye niyo mpamvu ubona ndaba nkujyana mu rugo nicyo kibazo kazi biguherana mbere amarangi mujya musiga aragarangira kuva kera we ntabwo uyemo kandi debraninya wowe umva shora kamubwira amarangi amazi ntabwo ufata ku ngufu ubundi buningire iki biswo ndakana ariko shora kamubwira iki amarangi amazi igihe nyine nose yanze kurangira inzu yarangiritse randirodi yaraje nyine asanga inzu yarangiritse avuga ati rero mugomba kwimuka ngavugurura inzu yanjye nkayisana ariko turavuga ati rero ko kuntu tubanye na randirodi neza turavuga ati rero kujya twimuka tujye gushakisha indi nzu reka tube dusohoye ibintu bakurikirana iby'amarangi nibamara kubikurikirana ubundi inzu nimara gusigwa irangi yuzuye tuyigemo rero niyo mpamvu sha ntabwo nakubeshya nari gukomboye ariko warankomboye si cyane nanjye kabisa narumva twabonana hafi ya buri munsi ariko ukuntu ntajya uboneka sinzi umwanya ntabwo nawukuburira baby I promise you baby nukuri kw'Imana kandi urabizi ningera igihe cyo kukubeshya sibyo ningera igihe cyo kukubeshya Imana izanyitwarire kuko nabikunda nta wundi muntu usigaje kuba nawe cyari wa mbere ku mutima wanjye nanjye nyine ndabikubahira ukuntu nkunda ukuntu nyine mba mbona utandyarya ni hakeya umuntu yasanga abasore bagifite umutima wawe urukundo nk'urwawe mba abashyitsi banjye ukuntu nyine bavuga inkundo bagenda bahura nazo ariko
ndi umunyamugisha kandi nawe ugereye kuri wowe. abo ngabo bose ntukambangikanye nabo kuko njye mfite umutima wihariye wo kugukunda, ngomba kugukunda kugeza navuga ko isi yiyubitse kugeza isi yiyubitse. nkubwire nkumbuye agafanta wansohokana. ashaka ko dusohokerayo baby, utongera kumbwira ngo dusohokere ahantu sibyo? apana ngo ahantu twasohokeye bwa mbere hari akajaride. ndayibutse hari n'andi hantu twasohokeye nanone hari akabingaro ukuntu n'udutebe tw'umukara. hariya rero ntabwo mashaka, ndashaka ko tujya mbega aho ushaka ni bebe ni hafi kandi haranatuje, nta bintu by'imiziki biba birasakuriza hariya nyine hari udutebe tw'umukara sawa, handi mukahanuza mu kabingaro karimo utwatsi. nta kibazo. noneho reka ze turebe uburyo twagerayo hariya hantu, turebe ko twafata ako gafanta sibyo? ngiye guca mu rugo, ngiye kubanza nce mu rugo. ntabwo twajyana nko guherekeza baby, harameze nabi, ntabwo nakujyana ahantu hajagaraye. kandi baby ndakwemera cyane pe, sinakujyana ahantu hajagaraye, abizi neza. ngaho tugende ndagutegereza ku muhanda. baby ariko umaze kubyibuha rwose. ukajya nkujyana muri jimu ukajya gukora jimu koko, ukajya gukora maze kuba kinini ahubwo tunibeshye tukanagabanuka, ahubwo wazamuraho bigenda ugire vuba rero. Mano, seu Janga. cyane cyanga meze bite se? Ni sawa mbati. Meze bo Cyane neza. Okay, nase cyane meze bite? Cyane se nubizi si bisanzwe. Ahubwo se amakuru yawe. Amakuru ni meza ariko mbona umenga ntutuje. ahubwo se nta bitaro mfite aho ngaho wiyungurije. Je bitanu. Hapi nta mafaranga mfite. Yose nawe uyobeye aya matariki koko. Kubiza amafaranga igihe mfatira amafaranga nawe urahayobewe. Shakira bitanu sha. Amafaranga mfite pe na bitanu mfite urumva nibyo byonyine nsigaye mu mufuko sinabiku. Ubwo sinshira kuri boutique nakaraye nyanya z'abandi nazishuri. Uvanye. So ufite bitanu. Yego ndabifite. Mama bitatu sigarana bibiri. Ubiki nsigarana bibiri. Kubizi ko umuzo utegerezwa guhaha. Izo bahaze. None se ngaho ubundi ntiza kufanira ubundi. Ese ubundi amafaranga ushaka undi nayiki. Wabimbaza cyane sinshaka yakoresha wendereza bitanu. Se wano ni gute se nakwifata ngo amafaranga ntazi icyo ugiye kuyamaza. Ese icyo ugiye kuyamaza. Ese kubura inshuti yanjye ntago ariko wanangisha inama icyo ugiye kuyamaza. Okay, nta kibazo neza bitanu aho bajya kwigura akantu harano. Ugiye kugura gaki se? Ugiye kugura gaki? Ugiye kugura abakobwa bawe. Ubwo se ngenda cyatereta Sama reka kandi uzashya. Nkandagiye. Nama yarankandagiye cyane. Reka nkubwize ukuri bro. Reka nkubwize ukuri. Ugira ngo intabwigwa ngibiga ngo yuko ijisho ritukuye. Umunsi umwe wahiye. Uzamenya ko ibyo navuga ko hari ukuri. Uriya mukobwa
suriya mukobwa Grace we Grace ari kugushuka ndaragukunda kandi nta rukundo uriya mukobwa gushakaho nagiye mbabona n'ubwo kumara atari uwawe wenda usibye ko twe tuvuga ngo si uwawe ukavuga ngo tushaka guteranya ariko njye ndabizi uriya mukobwa ntabwo ari uwawe kabisa ntabwo munaberanye wende go pesi nguciye intege ariko ndebye uriya mukobwa ukuntu mukundana bigaragara ko atanuza gufitiye ibyo ngibyo wivuga gutyo mbereza amafaranga musabye nta kintu musabye ibyo byihorera bya Grace ntabwo bikureba si byose okay nabwirwa ngo burya ngibwirwa yuko ijisho ritukuye mbereza amafaranga ngeze ayaguhereza ejo bundi nageze aho nyakura mbereza 3 byonyine si 5 ufite se 5 asigarana 2 uze kureba icyo bikemuza njye mbereza 3 urebe n'icyo mudakora ariko mwana umenye ko niba wakatanje amafaranga mfite nimugore uze kuyansubiza se ubibiro za usigarana bikoresha none se ubizi ko turi mu gatondo saa 6 ndagiki nimugoroba ngiki nawe nyine ndiba hano hareze igihumbi ubwo nyine wemeje kuntwara muri resitora kandi ngiye biriya byo bya muri resitora okay nta kibazo nimugoroba kurusha ku buryo nabweza yanyohereza kuri munzu okay hari bifone yangira mu nzu reka nzinge n'inyiza rinaguye gende yazana yanyohereza kuri ya nimero yawe kandi ibintu imbara nayo nsiganye shangirira vuba ngira vuba hari binyendaje mite nyaguha ese kuri kwicara hanga hagenda uyazanire vuba vuba sana rero reka nyakubazana none ureba ukuntu watinze nta n'ikintu wari no guhinga oya ugeze mu rugo nsanga umukozi mani umugore iyi jaketi yawe turiyayijanditse mani twigendera nabi twapete kagira karasubiriye umuze warambira ntukajya indani yewe rero kurandurwa no kuba wamagaritse ugiye guteka ibintu wenda bizi imyaka ibiki se imyaka ibiki ko ubundi bebe siko ndushye we kuri wa musozi tuzamutse ahangaha rero niho hano narahakunze wakundiye iki haratuje nta bintu by'urusaku by'imiziki buriya kuri ruhande rwo hirya no hino ariko naka akabari kandi nako kakandi gafite jaride hano wowe wantoje kujya mu tubari se naragusohokana ubundi nakubonye gusa ngende nshaka kuzagusohokana ku kabari gafite pisine kuri mariyoti hajya mariyoti mariyoti ntabwo hazi aho rero niho nshaka kuzakujyana ufite amatsiko sabe birabe ibya binda cyangwa ngo umusore utirariye atarongora inkumi ngomba kujyana mariyoti aho ahantu ufite amatsiko ubundi kuyo kujya niho ngomba kuzagusohokana noneho gutaha yego impamvu hano ahangaha nyine nuko ari mu kabari ka kane tuba twakaritsiye ariko umunsi twabifatiye gahunda yo kuba twatembera ugomba kuza kujyana mariya Reka Romani sa abantu bamaze amasaha 3 bicaye nta kintu cyo kubaye ubundi ko ntamubona kiranga wagira ngo n'ubundi hano ni abaseriveri bahaba
hano ahangaha hose ibiseriveri byabo byose ubu basanga nta gahunda bifite. Turi nakunze wenda ngira ngo n'ahantu hazima. Njyewe hano hantu ntabwo mbakunda ubundi. Njyewe nkunda ka kandi ko muri jari. Noneho icyo kizo cyo gukora icyo kizo ntabwo cyakora cyari noneho yenze n'akantu imbere kamwe biravuga kandi sinagure kubona ko abakiriya twakubuze. uri kujya banza ujye munzanire sorry kambanza numva n'ibyawe Nisi bungubu koko amasaha 25 twicaye ahangaho koko twihanganira amabuja twagira ngo ntabwo tuba tuzenya amafaranga yacu. sorry mama ntukwihanganira aho gusura mu ki Unzaniye fanta yako musore. imwe yonyine Ese wabwiye ko ngiye mu kigega? Unzanire imwe nyine. Ako shaka cyo ufite uramwe kamwe konyine. Unzaniye fanta ni nyimara n'inchaka ni nayo gutuma asohokanya n'uyu nguyu. Ako sibyo birakureba wajye ukazana ibyo ba. Sorry boss. Jewe ndashaka mpereze Knowless. Unzaniye Knowless gakonje. Kamwe. Nawe gusuramwa kamwe. Ese kamubaza. Wajye ukanzanira inzoga kwereka ibintu by'indizi. Ubundi amacupa abiri barayafatanya. Uyu muntu aranywa kamwe. Ubu nakanywara haguruka. Nakene rindi arayigutuma. Baranshaza. Wajye ukazana inzoga hari ikindi tuvuze se. Genda uzana ibyo bagutumira iki biseriveri bya. Uzi bambuye he none? Ha. Gira banza. Urabona uyu mukobwa icyaka kitagiye kumuhita. Banza hano. Amafaranga asangana. Ese wamaye fanta nkiwe. Nawe urabona ko uyu icyaka kigiye kumuhita. No busura urabona umuntu utamwishe. Babuja no kwihangana. None se Knowless bagutumye ni he? Hari ntumye Knowless. Ega nari nkuzaniye akavide kuko nabonaga. Ariko ubundi hano ntabwo yoroshye. Wicaye hariya ntabwo bakora ntindesha umutwe. Bose uramara ivide rikuruta. Wagabanyije umunwa wa musore. Wagabanyije urusazi. Cyangwa ukavuga twigendera ukazishyura. Oya muryoherwe mbabuja. Bose sha umucyoro nta gufungurira. Reka gatoya. Ntabwo usabye ubufasha? Sindagusaba. Nta kibazo muryoherwe. Ngo muryoherwe. Umva kandi icyo kizo mu kigero vuba mugifatishe umuntu akeneye kurya ukumva. Bose nari. Ugira vuba kandi. Sawa. Kuri umusore fudura inzoga. Ariko se birahure yuko atabiza. Mbasha. Ako umva kanga. Urabona ko ushyira vide ku muntu. Sinzi usane birahure vuba. Kandi serivisi za kazi zitakenera. Genda. Zani ikirahure. Bite byawe. Genda uzane ikirahure cyawe. Umva. Sereve. Umva hano. Ko nagutumye inzoga ikonje. Abuzanye ishyushye. Iyi nzoga irashyushye. Iyi nzoga irakonje cyangwa. Tube biwe wanyweye inzoga utanywa inzoga ukanywa. Inzoga ikonje. Zani ikirahure nawe. Ngo genda uzane ibirahure. Genda uzane ibirahure. Kandi bamwe. Zana ikirahure bararyoherwa se barakurya. Kakajama rwose karasekeje amana. Kame ninywera. Ariko ahantu wagera ku baseriveri babo bose. Ntabwo no kwihangana. Ntacyo si cyaka gusa. Ibirahure bisa. Ibirahure bisa. Zana ikirahure. Uyu wese ntabwo ikintu namufasha. Wewe wanzana ikirahure. Nta kintu nagufasha. Genda wakiruriye. Zanira ikirahure. Uyu mukobwa ni umujyana. Sha. Abo mu kirahure. Oya urashaka gushyira mu kirahure ngo uyimaze. Ngo mu maso. Zakiza. Kwigisha gusuka ibyeri gutya gusuka ibyeri gutya urabona wabibasha gusuka ibyeri gutya wabibasha akira ariko ku buzima bwacu
Kanga fanta kararyoshye. Swaya na kawaii. Ayo wabibonye. Jambo musaramu umunsi uzaho ku buzima bwacu. Buriya rero akabari buriya sinzi ikintu aho gakunda. Sinzi ikintu gakundira akabari. Bro, nabonye uri umuntu uri seriye kandi w'iniga. Noneho genda mucuma nari mubuze kinjye ku cyokezo nimba hari ibintu bihari kiriho agakomande nawe yasaguka muri kuntu mwayakoresha nimba nakokoye. Buriya akaguru kanjye gafite ikibazo, iyo mpamvu muzi ati umusaza nkaye w'umujeni urabona ukuntu nakwifashisha nyine ukagira. Ubu urarebye ubona ari njyewe ugomba gutuma ahangaha hose. Udati wamufasha. N'ubufasha. Bari ahangaha Ngo akaguru ke gafite ikibazo. Wamufasha. Wamfashije bro. Nanjye ndwaye ifi. Urwaye ifi? Nanjye ndwaye ifi. Tugende mubwire. Tugende mubwire. Uramujyana he? Bajya kumubwira iki? Ibintu kumbwira ari kavuze. Ni ukumubwira gusa. Nyine uramubwira iki wamubwiriye ahangaha? Ati twanagenda n'umusaza wanjye si ibintu abavuga. Ariko muragenda mujya ibindi ashaka kukubwira hanze yawe kubwiriye ahangaha. Wamubwiriye ahangaha. Kandi nsanga hariya n'akandi tuvugane. Oya kansi umusaza wanjye si ibintu abavuga uzi ngo ndaje. Umusaza wanjye ndavuga. Cheers. Sana urashotora nawe se koko. Usko bro yari yafungurira pantalon nawe bro. Urani bro wawe. Kasuzugura bro wawe. Usuzugura bro ariko wabona afite ikibazo. Ariko uri mwiza. Nawe urabizi ko uri mwiza. Usa na bike teye nk'inyambo. Urakoze. Nawe ari kubuzima so it's okay, thank you so much. Mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ukora kari bwo nyisoza kwiga nyine nakazi ndabona. Ubwo gisoza amashuri nakazi urabona. Shaka kuguha akazi. Really? Yeah, nabonye uri umukobwa mwiza ndavuga ati ugiye kuba kazi. Urani bro wawe ariko. Urani bro wanjye. Urani bro wawe. Urani bro wawe. Noneho so ikintu ndimo ntekereza ukuntu waza tukajyana mu rugo nimba nagogoye. Nyine ndashaka ko dupanga ibintu kwanza ngerekana no guca ibintu kure cyangwa micakuriye no hakuno buri abahungu turasira ku ngigo cyangwa twita tubivuga ngiye nagukunze kandi ndifuza kuryamana nawe. Nagukunze kandi ntabwo ibyo nagukundiye ariko buriya umuhungu n'urasa ku ntego sibyo simwemerera akazi se buriya nuko utabizi iriya nyubako ya Stipulaza iriya niya sogokuru wa sogokuruza wanjye iriya nyubako ya Stipulaza urumva binabaye chance bikaba nk'impanuka nkanagutera inda umwana wawe yaba afite igisokuru kwa makuza ndahibaze umwana wavutse ari umuntu wo mu mamiliyoneri. Babyumva ute umwana avutse ari umumiliyoneri umwana wo mu bamiliyoneri yenda abagore yenda nta jambo bajya bagira ku bintu by'abagabo cyangwa by'imitungo iyo batasezeranye ariko umwana aba afite ijambo kuri yawe. Twazasezerana n'undi ubu nyine we tuzabikora urumva tuzabikora tunakundana. Okay tuzabikora nta kibazo. Noneho genda usezere bro wawe ubundi tugende sibyo? Ari ni bro wawe? Cheers, chérie. Imagine ko agiye kumakasi. Nibyo yakubwiraga. Ubusa nibyo yakuvaniye hano ajya kukubwira hariya. Ngenze kubibwira nyine uko byumva. Nse katakubwira. Uriya ngo segukuru wiwe ari makuza. Makuza. Uko se?
ahubwo arambwiye ngende nyine ngo tujyane mu rugo iwiwe tuvugane ibintu by'akazi mu rugo iwiwe aho nakukundira si akazi si reba igihe cyose maze nicaye nta kazi n'abasha no kwigurira na fanta nk'umwana wawe oya ntabwo nakukundira bityo utankundira ntabwo nakukundira icyo mpfa rero n'udusore tw'udukene ubu uri kumva uri gutekereza ibindi bintu uri kwimagina ibindi bintu iminsi tumaranye nakubwo imyaka tumaranye nibwo ubonye ko ndi umusore w'umukene nose kuki bakubwira ibintu usiko yangu wajya ubundi uba mushyashya wagiye wagura ubwenge base ukaba umuntu utekereza kure nose urumva ko makazi hari ikindi kintu kiri bubive uhora mwaka amavuta y'isabune bijya nabyo bikugora kubibona uhora mu makereda afite agaciro bugiye nategetse ravuze ati nimba uwemeye gukurikira uriya mutipe ariko abakobwa bose ni ukubabyara n'umwe ni ukubabyara n'umwe mwese aho muva mu kagera nakubwiye ngo ufite icyo kibazo njyewe nta kazi bagiye kumva noneho reka mwereke wirinde urupfuni kumbwira ngo mutima sibyo ngambwira ubonye umusore ufite amafaranga none uhise unyirengagiza ngo ngiye ngo ndagasore k'agakene aka kanya uhise umpinduka se cyo mpfa n'abasore nkawe nyine urabizi turakundana ndagukunda urankunda ariko kuba nagira amahirwe nyine nkabona n'akazi urumva ari ibintu byadacu wakaba wishimishwa n'iterambere ryanjye ntaga akazi nakanze ntabwo nanze kujya ku kazi kandi mbwiye ngo ngende mu rugo tubiganireho ariko se arakubwira kujya mu rugo ahubwo si kuri ari umucuruzi wo kwa makuza mu rugo urajya mujye kumara iki mu rugo iwewe ntanakubwiye ngo muhure kuri office ku kazi ahubwo aragukura mu ujye mu rugo murajya kumara iki uzi n'ikindi mbwira ndakumva muteze yo gumana urukundo rwawe n'ubu bufata bwawe bwamuha agaciro ubu ntabwo n'umunsi umwe wonyine wanshyigikira ukuyemo uko gufata kwawe n'ubundi nabi gumana ubu bufata bwawe umare n'urwo rukundo rwawe utari babandi namusezeye it's okay namusezeye ikintu ukeneye mu buzima bwawe ni iki ikintu wumva ukeneye cyangwa ikintu wumva ukeneye cyane mu buzima bwawe ni iki njye nkeneye akazi nimba n'akazi kwanza nemera iPhone iPhone sure basi urakoze it's okay tugende mu rugo none tugende Bosi mbona wahindutse se kirahure n'icyaha va mu maso ntabwo va mu maso va kwiyame wavugi ako nakubwiye mva nyine n'ubundi nari nakubwiye nza kuguseka nakubwiye ko uriya mukobwa ntagerega mwawe wowe urafata inzoga ngiyi va mu maso aho ushaka kuva mu maso ako uduhinduye ntiyabyemera va mu maso zose nakugiraga inama akoreka nkubwira ushaka nyine aza kuko se kubona uri musaza we ko nawe uri umusaza wavuye mu maso nta bumva njyane basa akarahure kabo Kari njye uri kujya imbere wagira ngo ni ukuzi unzi utese buri gihe cyose uba wambaye ibirombe si ubwa mbere mbonye
mba nacanganye ikibereka hari ukuntu umuntu ni abantu benshi nyine ujya uhura nabo ariko wowe ubwawe uri umwihariko ukumva uri mu bakobwa 5 twigeze duhura mu kino gihugu cy'u Rwanda abandi bose twagiye duhura Zanzibar, Kenya, Uganda, Tanzania nyine ibihugu byo hanze nkavuga byinshi aho niwo mukobwa wa 3 mu kino gihugu cy'u Rwanda mbese umuyemo abo ngabo ujya bumva ngo naba Miss buriya we nkubwije ukuri wajya muri Miss ukegukana Miss Rwanda ni ukuri ahubwo ngiye inama nakugira uzigaragaza ujye mu bakobwa beza nawe utorwe nzagushyigikira kandi ndahari ku bwawe byagize ariko nawe ushobora kuba ukunda ese baby umusaba akantu kamwe ubu ngubu ntabona ubuzima yewe namaze kwimagina ko ntabaho ntagufite yenda simvuze ngo bibaho ndamutse nkennye nkaba ndi umukene nkaba no kurya ari ikibazo wakomeza ukankunda sure ajya umukobwa akubwira gutyo ariko mu bukene ukamubona mu bukire bwawe mu bukene ukazamubura kenshi na kenshi dore ko abakobwa nk'amwe beza mama ufite abahungu benshi babatereta sibyo ahubwo si buriya bro wanjye twari turi kumwe ngena nubwo wanamburana n'umusore okay it's okay ndakwizeye ahubwo se kamubaze tugende byagize mbere yuko ninjira muri iyi nzu yawe kare nkubaze karibu nyumbani tugiye sibyo yes wenda nkagira nka agisida imodoka bikaba ngombwa nyine ko ubwo bwiza uri kuvuga butagihari wabasha gukomeza kubana nanjye nuko njyewe sibyo ntabwo nkunda ubwiza bwawe sinkunda ko uteye nakunze umutima wawe uri kubivuga nkaho nakunze umutima wawe nawe rwose cyakoze uri romantike nukuri nakomeje nkureba mbaho nyamara mbaho nukuri kandi mu rugo hafate nk'aho ari iwawe wahageze ureba kino cyumba urabona neza nushaka uzaze uzajya uhibera ubuzima bwawe bwose urisanga oya nta kibazo wari umeze neza ariko byagize isi ukomeje uvuga kugira ibiki kugira byagize ibiki byagize n'ubu ntabwo yahaga kukureba ni ukuri kose ahubwo se ntakunkura bikote ntangohe keya uranze gutanga keya buriya n'igihe muntu mama akimbyara yavuze ati wa mwana we sibyo ni wowe mwana mfite kumva uzamesha ishema ahantu hose ni njyewe mama kandi yarabimbwiraga ngo mama yanjye ugiye no kumbwira ngo mfungurire inkweto ngo mfashe telefone fungurira rega nibyo byo gutanga keya sibyo ugomba kugitanga keya ntabwo ubimenyereye uzagenda ubimenyera gake gake nzogenda mbikwigisha gake gake bajya bavuga ngo gake gake ni rwo rugendo nzagenda mbikwigisha gake ntabwo nkunda kuba ndi mu Rwanda kubera ibintu mba ndimo by'imizigo kumva kujya kuzana ibintu hanze mbega ndi umushoramari reka mbyikorere no kukurushya sibyo baby nta mpamvu yo kukurushya noneho urabizi ikintu nshaka dushaka kukubona wambaye ubusa nk'uko dushaka kukubona nk'uko wavutse oya nta kibazo turi babiri se ntabwo ubizi nyine uko wavutse nta kintu na kimwe wambaye
mana yanjye uri ibyishimo sinzi impamvu batakwise byishimo sinzi impamvu batakwise byishimo pe wishimye ujya urakara ntabwo njya ndakara oh my god